Yesu Kristo ashimwe inshuti z'umusaraba. Dukomeje dusoma Bibiliya, uyu munsi ni umunsi wa 206, tugeze mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya. Reka dusome mu izina rya Yesu. Hoseya igice cya mbere. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Hoseya mwene Beri ku ngoma ya Uziya n'iya Yotamu n'iya Ahazi n'iya Hezekiya abami b'Ubuyuda, no ku ngoma ya Yerobowamu mwene Yehowasi umwami wa Isiraheli. Abisiraheli bagereranywa n'umugore wa maraya ucyuwe. Igihe Uwiteka yatangiye kuvugana na Hoseya ubwa mbere, aramubwira ati, genda ucyure umugore wa maraya ufite abana b'ibinyandaro, kuko iki gihugu cyakabije ubusambanyi bwo kureka Uwiteka. Nuko aragenda acyura Gomeri umukobwa wa Diburayimu, asama inda amubyaraho umuhungu. Maze Uwiteka aramubwira ati, izina rye umwite Yezereli, kuko hasigaye igihe gito ngahora inzu ya Yehu amaraso ya Yezereli, kandi nzamaraho ubwami bw'inzu ya Isiraheli. Uwo munsi nzavunagurira umuheto wa Isiraheli mu kibaya cy'i Yezereli. Nuko asubizamo inda abyara umukobwa. Uwiteka aramubwira ati, izina rye umwite Roruhama, uko ntazongera kugirira inzu ya Isiraheli imbabazi, ntabwo nzongera kubabarira ukundi. Ariko ya nzu ya Yuda nzayibabarira, bakize ngiriye Uwiteka Imana yabo, kandi sinzabakirisha umuheto cyangwa inkota cyangwa intambara cyangwa amafarashi cyangwa abagendera ku mafarashi. Nuko acukije Roruhama arongera asama inda abyara umuhungu. Uwiteka ati, izina rye umwite Rowani, kuko mutari ubwoko bwanjye, nanjye sinzaba Imana yanyu. Ariko Hoseya ibice bibiri. Ariko iherezo umubare w'Abisiraheli uzangana n'umusenyi wo ku nyanja utabasha kugerwa habe no kubarika, kandi abo babibwirwaga ngo ntimuri ubwoko bwanjye bazabibwirirwa ngo muri abana b'Imana ihoraho. Kandi Abayuda n'Abisiraheli bazateranira hamwe, bitoranirize umutwaro umwe, kandi bazazamuka bave mu gihugu, kuko umunsi wa Yezereli uzaba ukomeye. Abisiraheli bahanirwa ubusambanyi. Ami we, mubwire abo muva inda imwe, nawe Ruhama mubwire bashiki banyu muti, nimuburane na nyoko, muburane, kuko atari umugore wanjye, nanjye sindi umugabo we, akure ubumaraya mu maso he n'ubusambanyi bukure hagati y'amabere ye, kugira ngo ntamwambike ubusa akamera nk'umunsi yavutseho, nkamuhindura nk'igidaturwa, nkamugira nk'igihugu cyumye, kandi nkamwisha inyota. Kandi ntabwo nzagirira abana b'imbabazi, kuko ari ibibyarwa, nyina akaba yarigize maraya. Uwasamye inda yabo yakoze ibiteye isoni, kuko yavuze ati, nzikurikirira abakunzi banjye, abantunga mu byo ndya n'ibyo nywa, kandi bakampa ubwoya bw'intama n'imigwegwe n'amavuta ya elayo n'ibyo kunywa. Nicyo gituma ngiye kuzitira inzira y'amahwa, kandi nkubaka uruzitiro kugira ngo atabona aho anyura. Azakurikira abakunzi be, ariko ntazabashyikira, azabashaka babure. Nibwo azavuga ati, henga nsubire ku mugabo wanjye wa mbere, kuko ibya mbere byandutiye iby'ubu. Erega ntiyamenye ko ari njye wamutungaga mu myaka na vino n'amavuta ya elayo, nkamugwiriza izo feza n'izahabu bakoresheje Bali. Nicyo gizatuma nisubiza imyaka yanjye mu isarura na vino yanjye mu gihe cyayo, kandi nkamwambura ubwoya bw'intama bwanjye n'imigwegwe yanjye byari bikwiriye kwambika umubiri we. Kandi ubu ngiye kugaragariza imbere y'abakunzi be ubushizi bw'isoni bwe, nta n'umwe uzamunkura mu maboko. Nzamumaraho ibyamunezezaga byose, ibirori bye n'iby'imboneko z'ukwezi bye n'amasabato ye n'amateraniro ye yera yose yategetswe. Kandi nzarimbura inzabibu ze n'imitini ye, ibyo yajyaga avuga ati, ibi ni ingororano zanjye nahawe n'abakunzi banjye. Nuko ibyo ngiye kubihindura ishyamba biribwe n'inyamaswa. Nzamuhora iminsi yamaze yosereza ibigirwamana bya Bali imibavu, yambaye impeta zo ku matwi n'inigi,
agakurikira abakunzi be naho njye akanyibagirwa, niko Uwiteka avuga. Imana izongera gucyura Abisiraheli. Nicyo gituma ngiye kumuhendahenda, mujyane mu kidaturwa mwurure. Avuyeyo nzamukomorera inzabibu ze, kandi igikombe cya Koni kizamubera irembo ry'ibyiringiro, kandi azaharirimbira nko mu gihe cy'ubukumi bwe, nko mu gihe yazamukaga ava mu gihugu cya Egiputa. Uwiteka aravuga ati, uwo munsi uzanyita Ishi umugabo wanjye, kandi ntuzongera kunyita Bali databuja. Nzakura mu kanwa ke amazina y'ibigirwamana bya Bali, kandi amazina yabyo ntazongera kwibuka ukundi. Uwo munsi nzasezerana n'inyamaswa zo mu ishyamba ku bwabo, n'ibisiga byo mu kirere n'ibikururuka hasi, kandi nzavunagura imiheto n'inkota n'intambara nzayikura mu gihugu, ntume baryamana amahoro. Kandi nzakwishingira ubu wanjye iteka ryose, ni ukuri nzakwishingira ubu wanjye, nkiranuka ngaca imanza zitabera, nkagukunda kandi nkakubabarira. Ndetse nzakwishingira ubu wanjye, nkubereye umunyamurava, kandi uzamenya Uwiteka. Uwiteka aravuga ati, uwo munsi nzitaba ijuru, naryo rizitaba isi. Isi nayo izitaba imyaka na vino n'amavuta ya elayo, kandi nabyo bizitaba Yezereli. Nzamubiba ku isi abo uwanjye, kandi nzababarira utabonye imbabazi. Nzabwira abatari ubwoko bwanjye nti, muri ubwoko bwanjye, nabo bazavuga baturi Imana yacu. Hoseya ibice 3. Urukundo Imana ikunda Abisiraheli nubwo basambanaga. Uwiteka arambwira ati, subira ugende ukunde umugore wa maraya, ukundwa n'inshuti ye nk'uko Uwiteka akunda Abisiraheli, nubwo bikurikirira izindi mana bakazitura imibumbe y'imizabibu. Nuko ndamubona, mutangaho ibice by'ifeza 15 na homeri 1 n'igice cya sayiri, maze ndamubwira nti, uzamara iwanjye iminsi myinshi, ntuzagira ubumaraya, kandi ntuzaba umugore w'undi mugabo, nanjye niko nzakumerera. Nuko Abisiraheli bazamara iminsi myinshi badafite umwami, kuko Abisiraheli bazamara iminsi myinshi badafite umwami, cyangwa igikomangoma, cyangwa igitambo habe n'inkingi, cyangwa efodi na terafimu. Hanyuma Abisiraheli bazagaruka bashaka Uwiteka Imana yabo n'umwami wabo Dawidi. Bazasanga Uwiteka n'ineza ye mu minsi y'imperuka, bamushaka bamumwubashye. Hoseya ibice 4. Ibyaha by'Abisiraheli bivugwa. Nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa Abisiraheli mwe. Uwiteka afitanye imanza na bene igihugu, kuko kitarimo ukuri cyangwa kugira neza, habe no kumenya Imana. Nta kindi gihari keretse kurahira bakica isezerano, no kwica no kwiba no gusambana. Bagira urugomo, kandi amaraso agasimbura andi maraso. Nicyo kizatera igihugu kurira, kandi ugituyemo wese akiheba. Inyamaswa zo mu ishyamba nazo nuko, n'ibisiga byo mu kirere ndetse n'amafi yo mu nyanja azapfa. Ariko ntihakagire umuntu ubibuza, ntihakagire ubicyaha, kuko ubwoko bwawe bumeze nk'ababuranya umutambyi. Kandi uzasitara ku manywa, n'umuhanuzi nawe azasitarana nawe nijoro, kandi nzarimbura nyoko. Ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ubwo uretse ubwenge, nanjye nzakureka, we kumbera umutambyi. Ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe, nanjye nzibagirwa abana bawe. Uko bakomeje kugwira, niko bagwije kuncumuraho. Nicyo gituma ubwiza bwabo nzabuhindura nk'ibikoze isoni. Batungwa n'ibyaha by'ubwoko bwanjye, kandi bararikira gukiranirwa kwabo. Uko bimeze kuri rubanda, niko bizaba no ku batambyi. Nzabahanira imigenzereze yabo, mbiture n'imirimo bakoze. Bazarya be guhaga, bazakora iby'ubusambanyi be kugwira, kuko baretse kwita ku Uwiteka. Ubusambanyi na vino y'umuce na vino y'ihira byica umutima. Ubwoko bwanjye bugisha inama ikigirwamana cyabwo kibajwe mu giti, kandi inshyimbo yabwo niyo ibuhanurira, kuko umutima w'ubumaraya wabuyobeje, bukagenda busambana, bukareka Imana yabwo. Batambiriye ibitambo mu mpinga z'imisozi, bakosereza imibavu ku dusozi munsi y'imyera n'imirebeni n'imyerezi, kuko bifite ibicucu byiza. Nicyo gituma abakobwa banyu bigira abamaraya, n'abageni banyu bagasambana.
sinzahanira abakobwa banyu ubumaraya bwabo, habe n'abageni banyu ubusambanyi bwabo, kuko abagabo ubwabo bihererana n'abamaraya kandi bagatambira ibitambo hamwe n'amahabara. Nicyo gituma ubwoko butagira ubwenge buzarimbuka. Nawe Isiraheli, nukora iby'ubumaraya, uramenye udacumuza na Yuda, kandi ntimukajye i Gilugali, cyangwa ngo muzamuke mujye i Betaveni, cyangwa ngo murahize Uwiteka uhoraho. Kuko Isiraheli yagomye nk'ishashi itsimbaraye, noneho Uwiteka azabaragira nk'umwana w'intama uri ahantu hagari. Efurayimu yifatanije n'ibigirwamana, nimumureke. Ibyo banywa birakarishye, bahora basambana. Abatware be bakunda ibiteye isoni bisa. Inkubi y'umuyaga yamutwaye mu mababa yayo, kandi bazakozwa isoni n'ibitambo byabo. Hoseya ibice 5. Uwiteka bakuraho amaso. Nimwumve ibi mwa batambyi mwe, kandi mutege amatwi namwe ab'inzu ya Isiraheli, kandi nawe wa nzu y'umwami we, wumve kuko urubanza ari wowe rucirwa. Mwabereye i Misipa umutego, mukabera i Tabora ikigoyi gitezwe, kandi abo bagome bakabije kwica abantu, ariko nzabahana bose. Efurayimu ndamuzi, kandi Isiraheli ntabasha kunyihisha, kuko wowe Efurayimu wakoze iby'ubumaraya, Isiraheli nawe yariyanduje. Imirimo yabo ntizareka bagarukira Imana yabo, kuko barimo imitima y'ubumaraya, ntibamenye Uwiteka. Isiraheli ashinjwa n'ubwibone bwe, nicyo gituma Isiraheli na Efurayimu bazagushwa no gukiranirwa kwabo. Yuda nawe azasitarana nabo. Bazajyana imikumbi yabo n'amashyo yabo, bajye gushaka Uwiteka, ariko ntibazamubona, yitandukanije nabo. Bariganije Uwiteka kuko abana babyaye ari abanyamahanga, noneho hashize ukwezi bazatsembanwa n'ibyabo. Muvugirize ihembe i Gibeya n'impanda i Rama, muvugirize induru i Betaveni. Reba inyuma yawe, Benyamini we, Efurayimu azahinduka umusaka. Ku munsi wo guhanwa namenyesheje imiryango ya Isiraheli ibizaba koko. Ibikomangoma by'i Buyuda bihwanye n'abimura urubibi rw'imirima, nzabasukaho umujinya wanjye nk'amazi. Efurayimu atwaza igitugu, yaciwe intege n'urubanza, kuko yishimiraga gukurikiza amategeko y'abantu. Nicyo gituma mereye Efurayimu nk'inyenzi, n'inzu ya Yuda nk'ikiboze. Igihe Efurayimu abonye yuko arwaye, na Yuda ko yakomeretse, nibwo Efurayimu yagiye Ashuri, atuma ku mwami Yarebu, ariko ntazabasha kubavura, kandi ntazomora n'uruguma rwanyu. Kuko nzamerera Efurayimu nk'intare, n'inzu ya Yuda nk'umugunzu w'intare. Njye ubwanjye nzatanyagura nigendere, nzajyana umuhigo, kandi ntawe uzawunyaka. Nzagenda nisubirire iwanjye, kugeza ubwo bazemera igicumuro cyabo bagashaka mu maso hanjye. Nibabona ibyago bizabatera kunshaka hakiri kare. Hoseya ibice 6. Nimuza tugarukire Uwiteka, kuko ari we wadukomerekeje, kandi niwe uzadukiza. Ni we wadukubise, kandi niwe uzatwomora. Azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa, kandi tuzabaho turi imbere ye. Dushishikarire kumenya, tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Azatunguka nk'umuseke utambika nta kabuza, azatuza hameze nk'imvura y'itumba isomye ubutaka. Gusubiza ku Uwiteka. Yewe Efurayimu we, mugenze nte? Yewe Yuda we, nakugirane? Kuko ineza yanyu ari nk'igicu cyo mu ruturuturu gitamuruka, kandi nk'ikime gitonyorotse hakiri kare. Nicyo gituma nabahanishije abahanuzi, nabicishije amagambo y'akanwa kanjye, kandi imanza nabaciriye zimeze nk'umucyo ukwira hose. Kuko icyo nshaka ari imbabazi, si ibitambo, kandi kumenya Imana kubirutisha ibitambo byoswa. Ariko bishe isezerano nka Adamu, niho bampemukiriye. I Galeyadi ni umudugudu w'inkozi z'ibibi, hahindanijwe n'amaraso. Uko ibitero by'abambuzi bicira umuntu igico, niko igitero cy'abatambyi cyicira abantu mu nzira igana i Shekemu. Ni ukuri bagira ubugambanyi. Mu nzu ya Isiraheli nabonyemo ikintu gishishana. Aho niho ubumaraya bwa Efurayimu
bwaragaragariye niho Isiraheli yandurijwe. Kandi nawe Yuda urindirijwe isarura, igihe nzagarura abajyanywe ari imbohe bo mu bwoko bwanjye. Hoseya ibice 7. Igihe nashakaga gukiza Isiraheli, gukiranirwa kwa Efurayimu kwahereye ko kurahishurwa, n'ubugome bw'i Samariya nabwo, kuko bakora iby'ibinyoma. Umujura yinjira mu cyuho, kandi igitero cy'abambuzi kikamburira ku gasozi. Kandi mu mitima yabo ntibatekereza ko nibuka gukiranirwa kwabo kose. Noneho imigirire yabo mibi irabagose, kandi iri no mu maso yanjye. Banezereza umwami gukiranirwa kwabo, n'ibikomangoma byishimira ibinyoma byabo. Bose ni abasambanyi, bameze nk'iziko ricanwamo n'umutetsi, areka gucana iyo amaze gucugusa irobe, kugeza igihe rimaze gutubuka. Ku munsi w'ibirori by'umwami wacu, ibikomangoma byatewe kurwara n'inzoga nyinshi banyoye. Umwami nawe arabambura ukuboko hamwe n'abakobanyi. Biteguje imitima yabo imeze nk'iziko mu gihe guhubikiraga. Umutetsi wabo arasinzira agakesha ijoro, bwacya imigambi yabo ikagurumana nk'umuriro. Bose bashyushye nk'iziko, barya abacamanza babo. Abami babo bose baraguye, nta n'umwe wo muri bo untabaza. Efurayimu yivanze n'ayandi moko. Efurayimu ni umutsima udahinduwe, ugashya uruhande rumwe. Abanyamahanga bamumazemo imbaraga ze, kandi ntabizi, ndetse yameze n'imvi z'ibitarutaru ntiyabimenya. Na Isiraheli ashinjwa n'ubwibone bwe, ariko ntibarakagarukira Uwiteka Imana yabo, ibyo byose bitume bayishaka. Efurayimu ni nk'inuma y'injiji itagira ubwenge. Batakira Egiputa, bagahungira no muri Ashuri. Nibagenda nzabatega ikigoyi cyanjye, nzabamanura nk'ibisiga byo mu kirere. Nzabahana nk'uko baburiwe bari mu iteraniro ryabo. Bazabona ishyano kuko bayembayembye nkababura. Nibarimbuke kuko bangomeye, nubwo nifuzaga kubacungura. Barambeshyeye kandi ntibanakiye banyerekejeho umutima, ahubwo baborogera mu mariri yabo. Ikibatera guteranira hamwe ni ukurya no kunywa gusa, ariko njye barangomera. Nubwo nabigishije ngakomeza amaboko yabo, ariko bajya inama zo kungirira nabi. Barahindukira ntibahindukirira Isumba byose. Bameze nk'umuheto w'igifuma. Ibikomangoma byabo bizarimbuzwa inkota, bazize urugomo rw'ururimi rwabo. Icyo kizatuma basekerwa mu gihugu cya Egiputa. Imana ibaha umugisha. Tuzakomeza ejo dusoma ibice 8, ndetse tunasoza iki gitabo cya Hoseya gifite ibice 14. Imana ibagirire neza, kandi Imana ibiteho. Ndabakunda mu izina rya Yesu.